mashya n'ubuyobozi bushaye, tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda, iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro, iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda, inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda, bakabana batuje batahiriza umugozi. Turabashuje banyarwanda banyarwandakazi, turabashuje mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio televiziyo Umurindi radio televiziyo ihuriro no ku mbuga nkoranyambaga. Dushuhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abanyamuryango, abasangirangendo, abafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda RNC. Dusuhuje mwebwe mwese mwakereye kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu cyacu. Dusuhuje kandi nabo mu bihugu duhana imbibi bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'undi wese ushobora kuba yakumva yakurikirana ibiganiro tubageza. Uyu munsi turi kuwa mbere, ni ku itariki ya 13 ukwezi kwa Mutarama mwaka wa 2025. Uyu munsi ukaba ari wa munsi tubagezaho amakuru yaranze icyumweru. Amakuru yaranze icyumweru muri iyi minsi nkuko benshi tubizi tubihuriyeho ni ibyerekeranye ni ibibera mu karere k'ibiyaga bigari. Reka tutabatindiye banyarwanda banyarwandakazi, tubagezeho inkuru ya mbere yibanze nuko muri iki cyumweru turangije u Rwanda rwagaragaje ko rwishyize mu kato kandi ruhisemo inzira y'imbunda. Ibyo turaza kubireba mu kanya, ndetse twumve na briefing cyangwa se declaration yakozwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariwe Madame Thérèse Uwegna Kayikwamba. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yasubiye kwigarurira ibice bitandukanye byari byarafashwe n'umutwe wa M23, umutwe wa RDF. Yasubiye kuyigarurira muri iki cyumweru turangije, ndetse bikaba byaranamaganwe n'amahanga nkuko tuza kubibona, ariko nyine imirwano ikaba ikomeje. Generali Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umugabo w'ingabo za Uganda, noneho yavuze ko atandukanye n'urukuta rwe rwa X, mbese atazongera kuza gutanga umuntu yabyita ngo ni amatangazo, ko atazongera gukoresha ruriya rukuta rwe rwa X, aho yajyaga yandika ibintu bitera abantu benshi kwibaza niba koko abikora nk'umuntu muzima ugeze ku rwego rwa generali. Turareba wenda n'utundi dukuru dutoya, aho nta nubwo ari n'udukuru dutoya. Numvaga hari wenda ubutaha twanayigira content ku giti cyayo, aho buri cyumweru tuzajya tureba niba nta bantu kuko b'abanyarwanda cyangwa se ba RDF baguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma tubabatangariza. Kuko RDF ubwayo yemeza ko nta basirikare igira ku butaka bwa Kongo, ariko twafashe gahunda nyine yo kuzajya tubagezaho abo twabonye amazina yabo ndetse igihe bashyinguriwe. Reka dutangirire kuri iriya nkuru navuga ko ari nyamukuru, aho u Rwanda rwiyemeje kwishyira mu kato rugahitamo kwerekeza inzira y'amasasu. Ibi ni kimwe mu byatumye tubagaragariza, ngira ngo mu nkuru hafi ya zose twabagiye muri kino cyumweru twabagaragarije ko Kagame ubu yaburaniwe, agahitamo kwigira ikihebe, agahitamo kuba ruvumwa, agahitamo kurasa kuko abona ibindi byose nta garuriro. Burya rero ibintu nyine bipfira mu ntangiriro, aho Perezida Paul Kagame yagumije kugenda yihunza ibyo bamugira inama, ibyo bamubwira, ndetse n'abanyarwanda barimo
aho bamubwiraga bati ihangane uve ku butaka bw'igihugu cy'amahanga, uve ku butaka bwa Kongo, kura abana b'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ntacyo barwanira, ntabwo ari igihugu cyabo. Kagame ibyo yavuniye ibiti mu matwi, abana barahapfira, abana b'Abanyarwanda. U Rwanda bigeze ubwo noneho ubu ngubu rwinjiye mu kato kubera ko ibihugu by'ibihangange yajyaga uretse gusa n'imfashanyo, navuga ko ari ubuzima bw'igihugu dukesha ibiva mu mahanga, yaba imfashanyo zaba imyenda bahora baduha, ariko we yavuniye ibiti mu matwi, yanga kubumvira. Hanyuma icyakurikiyeho nuko noneho nabo ubwabo bagenda bamubwira bati uritonde. Ibyo twarabyumvishe mu cyumweru gishize, aho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamubwiye bati, ndetse n'Ubwongereza, yes, n'Ubwongereza bamubwiye bati nyamuneka vana ingabo zawe ku butaka bwa Kongo, ikindi urekeraho gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23. Ibyo rero Kagame byaramunaniye, hanyuma ahitamo, muzi neza ko yifashishije ikiganiro n'abanyamakuru nacyo yagize muri iki cyumweru turangije, twakivuzeho cyane, ntabwo turi bwongere kugira byinshi tukivugaho, ariko yifashishije kiriya kiganiro n'abanyamakuru abwira isi yose, kuko yagikoze mu rurimi rw'Icyongereza, navuze ngo ku bice bya 90%, yabwiye isi yose uburyo ibibazo byo muri Kongo bitamureba, uburyo yagiye mu mishyikirano akumva ko banze gushyikirana n'umutwe wa M23, noneho ngo agahitamo kwivanamo. Nubwo atigeze anahagera, ariko yari yamaze gutuma abantu be kugira ngo bagende bakore amananiza, abone n'abari bayobowe na Nduhungirehe Budome, kugira ngo bagende bakore amananiza, noneho birangire bivuga ko imishyikirano isubitswe. Muri uko gusubikwa Kagame ntiyigeze akandagirayo, nyamara kandi abahuza, yaba Perezida Joao Lourenço wa Angola yari ahari, na Perezida wacyuye igihe wari uhari mu mwanya nawe w'umuhuza yari ahari, Perezida Uhuru Kenyatta. Kagame arahabura, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahageze, ahagerera igihe arababura, ndetse no mu kiganiro twumvishe ko muri uku gusinya, muri uku gutegura isinywa ry'amasezerano ryagombaga kuba ku itariki 15 z'Ukuboza, mu mbabarire, n'intumwa z'u Rwanda izo ziyobowe nyine na Budome Nduhungirehe zahageze, nazo ngo zikerereweho amasaha 6. Ibi byose rero byari intangiriro mu by'ukuri yo kwishyira mu kato kwa Kagame. Iyi ntangiriro niyo ubu ngubu noneho yatumye barubira, biyahura noneho mu ntambara igaragara y'amasasu, aho ndetse uyu munsi twumvishe ko ngo ishobora kuba hari n'ibisasu ngo byagaragaye mu Rwanda, ariko ntabwo turi bivugeho kubera ko ntabwo turabikurikirana neza ngo tubone inkuru y'impamo. Ariko ibyo ari byo byose u Rwanda rwakomeje, u Rwanda iyo tuvuga M23 tuba tuvuga u Rwanda rwakomeje kuavansa, rwakomeje mu gihe hariho iminsi y'agahenge, rwakomeje kwigarurira utundi turere. Abakongomani nabo baza barubiye, batangira noneho gusya batanzitse, nibwo nyine mu cyumweru gishize nk'uko mwabyumvishe bagiye bambura M23 ibice binini byaho bari bafashe. Reka wenda twumve iyi briefing ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, Madame Kayikwamba Thérèse Wegner, yo ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa mbere, ni mu rurimi rw'Igifaransa, ariko turaza kubanyuriramo muri make ibyo yavuze mu Kinyarwanda. Madame Thérèse Kayikwamba. Région des Grands Lacs, la MONUSCO, et comme vous l'avez
de violence dans le territoire de Massissi et les violations continues du cessez-le-feu. Nous avons aussi vu un bon nombre de déclarations, à commencer par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Union européenne, la France, le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la MONUSCO et, comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui aussi le Royaume-Uni. Je pense que tout cela montre à quel point le Rwanda s'est isolé lui-même. L'Angola, merci. L'Angola. Angola aussi en particulier très important parce que c'est le facilitateur du processus même de Luanda et c'est la première fois que l'Angola s'est prononcé sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on voit aussi que ce pays est sorti d'un silence qu'il s'était imposé aussi dans le cadre de son rôle de facilitateur et je pense que cela signifie aussi ou symbolise aussi qu'il y a une préoccupation grandissante par rapport à la posture du Rwanda qui s'est retiré du processus de Luanda et qui a, à travers ses choix et surtout à travers le choix des armes, montré qu'il n'était pas intéressé à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et donc en effet, nous voyons une succession de déclarations qui condamnent la recrudescence de violence et qui condamnent aussi le Rwanda pour sa présence et son activisme dans le territoire, sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Je sais que pour certains, ce ne sont que des déclarations, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que ce sont des symboles très importants dans le cadre diplomatique et que nous avons maintenant plus en plus de voix qui sont en train de s'élever et surtout qui sont en train de se désolidariser du Rwanda, qui est un pays maintenant isolé et qui doit assumer le prix politique de ses choix, à savoir le choix de ne pas venir au sommet de Luanda le 15 décembre et de ne pas participer à la recherche constructive d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, nous faisons face à un monde qui est confronté au vrai visage du Rwanda et nous saluons le fait que ce monde et que ces partenaires que nous avons soient de plus en plus explicites et vocaux dans leur désapprobation. Muratumva ati kugeza ubu ngubu noneho dufite umubare munini w'abagize umuryango mpuzamahanga wemeye noneho ko wamaze kubona isura nyakuri y'u Rwanda. U Rwanda rwemeye kwishyira mu kato rugahitamo inzira y'ibirwanisho aho kugira ngo ruhitemo inzira y'amahoro, amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari aho byatangiriye. Akaba ari igihe u Rwanda rwanze kuza gushyira umukono ku masezerano nk'uko byari biteganijwe. Ati iyo tuvuze rero ko hari za declaration zituruka hirya no hino zamagana u Rwanda, kuri bamwe batekereza ko ari declaration gusa, ariko twebwe tubona ko ari ikimenyetso gikomeye mu rwego rwa diplomasi. Ati ibi rero bikaba bitwereka ko noneho amahanga yamaze kumenya u Rwanda icyo ari cyo. Ariko nkatwe nk'abanyarwanda nanone ntabwo twabura kuvuga ko yesi wenda ikintu cyose kigira intangiriro, ariko ntabwo twabura kuvuga ko ayo mahanga kugeza uyu munsi arimo akora izo za declaration, arimo yemera noneho ko ashyize u Rwanda mu kato, handi bababwira bati murabage mwifashe. Twe turacyafite ikibazo, ni impamvu ki ayo mahanga atari yagereka kuri izo declaration ngo avuga ati u Rwanda turuhagarikiye inkunga, turuhagarikiye imfashanyo, turuhagarikiye tubafatiye ibyemezo, les mesures de coopération, ibintu byose twakoranaga nabo. Kuko ikintu kigomba gukubita Kagame, uretse ko n'ubu ntiyorohewe kuko abantu be barimo barabatsembatsemba ku butaka bwa Kongo, muri za Masisi, muri Warikare, ngo bifuzaga gufata inzira ngo bakagenda bakaba bafata Goma noneho, ariko ntago byabakundiye aho intambara igeze ubu ngubu. Anavuze ko ndibwirinde kubivugaho kubera ko ntabwo turabibonera amakuru ahagije, ariko ibyo ari byo byose inzira bahisemo iraboneka. Iyo nzira bahisemo rero iboneka, abanyamahanga cyangwa se abari basanzwe bampatse ibihugu bari basanzwe bamutunze bamushyira ku kiyiko, kugeza uyu munsi bakavuga ko bitandukanyije nawe, kugeza uyu munsi bakavuga ko bamwihanije, kugeza uyu munsi, ariko nta n'umwe urabumbura umunwa ngo avuga ati duhagaritse nako twaguhaga ku kiyiko.
kuko n'ubundi busanzwe abanyarwandakazi, abanyarwanda on a souffert, abanyarwanda on a enduré, twanyuze mu bintu byinshi bikomeye, twanyuze mu bintu byinshi biduteye ibibazo haba mbere ya Kagame no mu gihe cya Kagame. Ntabwo bivuze ko abanyarwanda uyu munsi koko bahera ko bagapfa kubera ko Kagame bamuhagarikiye imfashanyo. Kagame nibamufungire amazi n'amashanyarazi, noneho n'ibyanga ndetse noneho babone no kuba bashyiraho n'uburyo navuga bwo gufasha kugira ngo ave mu nzira. Ikindi nuko abanyarwandakazi nuko mu by'ukuri nkuko twabivuze muri iki cyumweru cyose turangije, twagiye tunagira amahirwe yo kubona abatumirwa bagira n'icyo badufashaho kubisesengura. Kagame ari mu bihe bye bya nyuma. Ejo twari turimo tuganira tuvuga tuti intambara irimo irakabakaba ku miryango, ku nkomanizo, mu rugwiro. Kagame yamaze kuba cya cyihebe cyifungiye ahantu, ahasigaye kikavuga gusa ngo murase. Kagame n'igihe yajyaga muri conference de presse, mu gihe yari yatumiye abanyamakuru kuza kumubaza ibibazo, nanjye ngo kumubaza ibibazo, mu gihe yari yiteguriye ibibazo bari mubaze n'ibyo ari bubasubize, mwabonaga ko atari Kagame usanzwe. Yavugaga akubita inzara ku meza, wumva rwose binavuga abashaka mukurikire munuza, mukurikire mwongere musubire muri biriya biganiro yakoze. Ariko ubona atari Kagame usanzwe uzi confident, ubona atari Kagame usanzwe uzi wihagararaho. Kagame mu by'ukuri sinzi uwavuze ngo he's finished. The guy is finished, the guy is gone, the guy is tired. Ubu nicyo cyatumye yishyira mu kato, ahasigaye agasheta abana b'abanyarwanda, ubu bakaba barimo bapfira muri ziriya ntambara. Icyitwa sikoyi, hari terme yaje ivuga ngo irasikoyinga. Sikoyi irimo iracucuma abana, ikubise irabataba ikabaheza mu butaka. Ubu rero abanyarwandakazi, igihugu cy'u Rwanda kiyemeje kwinjira mu ntambara, hanyuma amahanga yamaze kubashyira mu kato. Icyo dutegereje gusa naho bababwira bati za mfashanyo nazo tubaye tuzifunze. Reka dukomeze turagarukana none ku nkuru y'ibyabereye muri Congo, aho umutwe wa M23 wemezaga ko wongeye kwigarurira igisagara cya Masisi, cyangwa se umujyi wa Masisi. Ibyo byaravuzwe kenshi, ariko icyagaragaye nuko ari urwamo rw'amasasu rurimo ruvuga muri Masisi no mu nkengero. Bya bindi byo kuvuga ngo koko natwe twarongeye tugira icyo dukora, ariko abanyekongo barimo baremeza ko agace ka ubuce bwose M23 yari yarafashe barimo kubirukanamo. Noneho imirwano ngo ikaba irwana bashakisha gufata uduce twegereye Goma, kugira ngo noneho babone ahantu umuntu yavuga ko ariho baba bahagaze, baba bari statione. Aha rero iyi mirwano nicyo bamazemo iminsi, nicyo icyumweru cyose cyakoze, ariko nanone ntabwo birimo kubahira, kuko abana b'abanyarwanda barimo kuhashirira, ibikoresho barabibambura, ingabo za Kongo zikabyerekana. Ubwashize mu cyumweru cyashize twaberetse n'amafoto ariho ibisanduku byanditseho u Rwanda na nimero za rwa n'indi mibare ikomeza. Ibyo byose nibyerekana ko ari ravitaillement yari yagenewe u Rwanda, bikava mu Rwanda byerekeza muri Kongo. Kubyerekeranye rero na General Kainerugaba Muhoozi, umugabo w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu bwite wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Uyu mugabo akaba ari umuntu wari usanzwe avuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane cyane kuri Twitter, ndetse akanavugamo ibintu bimwe ubona ko umuntu yavuga ko bitari ku kigero cye. Bamwe bita ko ari uguteta, abandi bita ko bishobora kuba ari agenda mu by'ukuri, cyangwa se umugambi nyakuri uriho ufitanye isano no kwigarurira akarere k'ibiyaga bigari.
Jean Muhozi rero wakomeje kwiyamwa aho yavuze ko ngo azafatanya na Amerika bagatsemba Sudani, aho yavuze ko guhera ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa Mutarama azarasa ngo abazungu bafasha Kongo kurwana ku butaka bwa Kongo, aho yagiye avuga ibintu byinshi kuri X cyangwa se kuri Twitter. Uyu mugabo noneho yavuze ko Twitter abaye ayivuyeho. Uyu mujenerali mu gisirikare cya Uganda agenda yamamara mu buryo buzwi ko ari umuntu nyine wazobereye gukoresha ibya Twitter. Yagiye avuga amagambo menshi, nibagiwe no kuvuga ko yavuze ko ashaka guca umutwe witwa Bob Wine. Bob Wine akaba nawe ari umunyapolitike utavuga rumwe na Uganda. Ibyo nabyo yabivuze kuri Twitter. General Muhozi wigeze no kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2022 yaravuzwe cyane bikomeye igihe yavugaga ko ngo azatera igihugu cya Kenya, ibyatumye biba ngombwa ko se ariwe Yoweri Kaguta Museveni abisabira imbabazi. Amagambo aheruka kwandika avuga ko ngo agiye guca umutwe Bob Wine, nari nabivuze. Bob Wine nawe akaba ari urwanya ubutegetsi muri Uganda ndetse uri no mu gifungo. Hanyuma leta ya Uganda rero ikaba yaragerageje mu by'ukuri kuvuguruza aya magambo yatesha agaciro. Noneho rero uyu Muhozi niwe wiyemeje kuva kuri Twitter, ariko ibi ntabwo ari ubwa mbere abivuga. Ese koko Muhozi agiye kuva kuri Twitter? Ese koko Muhozi ibyo avuga nta sano biba bifitanye n'ukuri? Reka wenda tube turetse ibya Bob Wine kuko n'ubundi anyway umunyapolitike uri mu gihugu rwagati, kuko ari Museveni ari na Kagame, burya nta Roni bose ni pakimwe. Niba Kagame amartreta akajujubya Madame Ingabire Victoire, Kagame akaba yararezwe na Museveni, muratekereza ko Bob Wine koko atari mu kaga muri iki gihe umwana wa Museveni yivugira ko agomba kumuca umutwe? Uretse n'ibyo kandi kuko ubundi Muhozi akagombye kubiregerwa ku rwego mpuzamahanga kuko ni umuntu wikomye umunyapolitike kandi abigaragariza ibimenyetso. Kuba rero yaravuze ko leta ngo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye abategetsi ba Uganda ko ari nk'amwe amagambo yabahondanyaga imitwe, noneho yiyemeza. Muribuka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamagaje ambasaderi wa Uganda kugira ngo atange ibisobanuro kuri ayo magambo ya Muhozi. Ibi byose rero Uganda yabihagazemo mu rwego rwa diplomasi. Yes, ibisabira imbabazi, ariko haracyari ikibazo cyuko uyu mujenerali uvuna umuheha kongeza undi ko n'umwana wa perezida. Ibyo mwese mwe mubizi. Noneho niba rero agikomeza kuvuga ibi bintu, ahasigaye no kumenya ngo Uganda ibifitemo iyihe position. Muzi ko uyu mugabo ari wadeclare ko nabivuze ko we na oncle we Kagame bazafata akarere k'ibiyaga bigari bakagahindura Empire Hima, abandi bavuga ko ari Hima Tutsi. Uyu mugabo na Kagame ibintu basanzwe babikora mu bwumvikane babiziranyeho, nubwo kugeza ubu ngubu tubona Museveni ameze nkaho acecetse kuri iyi ngingo, ariko ibyo ari byo byose ni abantu babikora mu buryo buzwi, mu buryo bwumvikanyweho. Muzigere mwumva hari aho Museveni wenda yamagana ibikorwa na Perezida Paul Kagame, na cyane cyane ko bavuga, murabizi, muri 2021 ubwo mubare muri 2013 ubwo M23 yatsindwaga bwa mbere, hari igice cyahungiye muri Uganda n'igice cyahungiye mu Rwanda, ariko mwumve neza, mwibuke neza ko ibyo bice byongeye bikihuza, kuko nta hamwe hagaragazwa aho leserema abarwanyi bagiye kuri kino gice cyangwa kuri kiriya baba baherereye kuri uyu munsi, uretse amakinamico yabayeho ngo yo kubambura intwaro mu Rwanda ngo zigasubizwa Kongo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aba bagabo rero uko ari batatu, abagabo ba perezida babiri n'uyu muhungu wabo w'ikigoryi, bakaba
byanze kunze babifitanyeho ubwumvikane cyangwa se amabanga runaka. Ikizwi rero nako ikibazwa kuri ubu ngubu, ese Muhoozi uvuze ko ahagaritse gukoresha Twitter, ni koko abaye ayihagaritse? Igisigaye no kugira ngo abantu bakomeze barebe, mukomeze namwe mukurikire kuri Twitter, murebe niba witwa X, murebe niba koko Muhoozi yarahagaze. Hanyuma nari nababwiye ko dufite turimo gutekereza kuzana indi content, wenda nkuko nguko tubaha amakuru yaranze icyumweru, noneho kubera cyane ko RDF igisirikare cy'u Rwanda ndetse na Kagame bemeza ko nta basirikare bagira ku butaka bwa Kongo, mu gihe twebwe tuzi neza ko bahari, ndetse n'amazina yabo n'imyirondoro yabo igaragara, uretse ko no kuri tele abahora bahondagurwa buri gihe ibimenyetso bigaragara, uniforme zabo, ibirango bya RDF n'ibindi nk'ibyo byose. Noneho ndumva dukwiriye kuzajya dufata icyegerano cyerekana amazina y'abaguye ku butaka bwa Kongo, na cyane ko mu Rwanda ahanini bakunda gushyingura muri weekend. Uyu munsi rero uretse abenshi twagiye tubona ariko badafite amazina, uyu munsi dufite umofisiye washyinguwe ku munsi w'ejo, ari Lieutenant Enoch Cyubahiro, akaba ari mu baguye ku butaka bwa Kongo, umwana wari ukiri muto cyane kuko yavutse ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu 1999, nuko aza kugwa muri Kongo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2025. Uyu Lieutenant Enoch Cyubahiro akaba yaraguye mu mashyamba ya Kongo, akaba asize umuryango, ababyeyi be, asize gusa inyungu za Perezida Paul Kagame n'umuryango we. Umuhango wo kumuherekeza ukaba warabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru i Kanombe. Icyo twabasezeranya no gukomeza kwifatanya nyine mu kababaro n'umuryango wa Lieutenant Enoch Cyubahiro muri ibi bihe bikomeye by'akababaro barimo. Ikindi nkuko twakomeje kujya tubibabwira, nuko mu Rwanda bigoranye cyane kugira ngo banamenye nuko umuntu nkuko abaturanyi cyangwa se inshuti babe batangarizwa urupfu rw'umuntu wabo, uretse ko bafata abantu bakeya muri famiye bakabazana, ibintu byose bigakorerwa i Kanombe, barangiza bakongera bakabasubiza mu modoka bakabasubiza iwabo, bikarangirira aho ngaho. Abaturanyi, inshuti ntibazamenye ko uwabo yitabye Imana. Ibi rero nibyo byakorewe Enoch ku munsi w'ejo. Tugiye kuzajya twegeranya abandi buri cyumweru bagiye bagaragara, hanyuma nabo tubabatangarize, ndetse namwe abadukurikira abenshi bari mu Rwanda mujye mubimenya, munagire namwe munamagane ubwo bugizi bwa nabi bwa leta yanyu iyobowe na Perezida Paul Kagame. Reka rero mbashimire kuri iki kiganiro kigufi tugiranye, mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije rero gutangira icyumweru neza, hanyuma mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, muduha za commentaire ni ngombwa kugira ngo tubashe kumenya uko tubategurira izindi nkuru cyangwa se ibyo mwaba mwifuza ko twababariza, twabakurikiranira, kugira ngo mubashe namwe kugira ubumenyi kubibera ku gihugu no mu karere. I Pretoria muri Afurika y'Epfo rero ngiye nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. Ibihe byiza kuri mwese. RNC ihuriro nyarwanda ku isonga mu guhuza abana b'u Rwanda. Twese urubyiruko namwe babyeyi muhaguruke, vijana na wazee nyote amukeni, tusonge mbele kwa mapambano tutashinda. Morale juu, RNC ni chama, jiunge nasi tukombowe Rwanda. Ni twebwe musingi wo kubaka u Rwanda tubyaye. Ibyavuzwe riratashye abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Ibyavuzwe riratashye
batuje